Nongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka rero dukomeze mu biganiro byacu byerekeranye n'ubukungu, uburyo umuntu yaba umukire. Byanze bikunze gukira ni ibya twese, ni nacyo Imana yaduhamagariye, ni ukuvuga ngo impano yo gukira buri wese arayifite. Ntibisaba amashuri, ntibisaba iki, kuva waravutse, kuva ufite ubwenge bukora neza, kuva yewe uko waba umeze kose, upfa kuba ufite ubwenge gusa, naho ubundi nawe uri umukandida w'ubukire. Ihitamo ni iryawe. Ubushize rero twabonye uburyo bamwe batagize amahirwe, babonye amahirwe yo kuyatunga ariko ntibagira amahirwe yo kuyagumana rero nabyo burya bisaba ubuhanga, bisaba skills, bisaba kuba uzi icyo urimo gukora n'icyo ushaka. Bityo rero nicyo nshaka ko uyu munsi ntidugume gusa mu kureba ababi, abataragize amahirwe yo kuyagumana, turebe noneho n'abandi bagize amahirwe yo kuyagumana akabaguma mu ntoki. Ese bo bari bafite irihe banga? Ese bo babigejeje bate? Ubushize twabonye umuteramakofi kabuhariwe ariwe Mike Tyson, uburyo yagize amahirwe abona ibifaranga byinshi, uburyo yari umuntu uzwi n'abantu bose, uburyo yari umuntu mu gihe cy'imyaka 6 gusa yari amaze gukora amafaranga arenze miliyoni 600 y'amanyamerika. Ayo ni amafaranga menshi cyane, ni bakeya bagera kuri urwo rwego. Yakoze ibishoboka, ibyo yashoboye, yari afite impano ye Imana yamuhaye, yarayikoresheje yo gutera igipfunsi, ariko umusaruro wavuyemo wamuteye agahinda, wamuteye igisebe. Aho kugira ngo umuhe imbuto arye azisangire n'abe n'abazamukomokaho, ahubwo umutungo waraje uramusenya, utakagombye kumusenya. Kubera iki? Yarabuze ya mategeko 3 y'ubukire, nk'uko mporanyaganira n'uburyo ubukire, gukina umukino w'ubukire, uburyo ukinwa, nk'uko mpora mbiganira muri iyi channel yanjye, ari nayo ntandaro yatumye nyifungura. Ni ukugira ngo buri wese amenye ko afite amahirwe. Wowe unyumva, amahirwe yawe niba atarakunyuzeho, ari mu nzira araje. Itegure rero umunsi amahirwe azakugeraho, azasange uri tayari, ubundi usarura amahirwe yawe, uyasagasire. Kubera ko mu buzima, mu bukire no mu buzima busanzwe, hari igihe cyo kwataka. Iyo ufite imyaka 25, 30, 35, 40, ugakora akazi, ugakora cyane, noneho hari igihe ugera mu myaka 50 kuzamuka, kiba ari igihe noneho cyo kudefanda no kurinda ibyawe wamaze kugeraho, kugira ngo bitaza bikagwa bikaguma mu murongo washushanyije. Ibyo byose rero bisaba ubwenge, ubumenyi na discipline. Ibintu bitatu rero mpora nsaba urubyiruko n'abandi bose banyumva, ni ibintu bitatu aka kanya nshaka ko nongera nkabiganiraho mbere yuko mbaha amakuru cyangwa history y'iyi family yabikoze kandi ikaza kugerwaho. Cyane cyane njyewe nibanda kubirabura, kubera ko usanga ari twebwe gutera imbere kwacu biragoranye. Reka none mbibutse muri ibyo bintu bitatu, nk'uko nabivuze, bigendana n'aya mategeko 3 nyine y'ubukire, ariyo 75% y'amafaranga udepansa avuye ku mushahara, cyangwa uburyo winjiza amafaranga nibura nturenze 75% y'amafaranga mbumbe winjiza ku kwezi. Ugiye munsi yayo, felicitation, urimo urakora neza. Ariko niba ugiye hejuru, uri muri yica, uritera inkota. Ureke nawe kuba witera inkota, n'abawe bazakuvaho, n'abuzukuruza, urimo urica, urashwanyaguza generation izagukurikira.
15 kwemvestisa amafaranga azakura akaba igiti akazavamo wowe mushya mu myaka 10, 15, 20 izaza, azaturuka hano muri investment. Na savings ariyo 10%, kuzigama amafaranga aya 10%. Iyo tuvuze 10% ni make bishoboka, 15 ya investment ni make bishoboka. Ubishoboye wajya hejuru ugakora 20% kuri investment, ugakora 15% ya savings, bityo nkuko twabivuze mu bihugu nabivuze mu bihugu byateye imbere, Amerika, Uburaya, bakugira inama kugira ngo nibura uba ufite amezi 6 y'umushahara wawe abitswe ahantu, mu gihe wakoresha mu gihe ugize ibibazo, ugize insanganya, ibatiri ivuyeho, imodoka yanze kwaka n'ibindi bibazo biba bikeneye amafaranga. Nibura amezi 6 y'umushahara wawe akaba abitswe hariya, ari mu mafaranga bita emergency, amafaranga nyine wakoresha mu gihe cy'ibibazo, aho kugira ngo ugende wikopeshe, uhamagare oncle, uhamagare nde. Cyane i Buraya no muri Amerika hari amabanki buri munsi aba gusaba ko kuguriza, buri segonda baguhenda kuguriza, ariko kubera iki? Inyungu bagukuraho ni nyinshi cyane, baba bakeneye abantu bari bukureho amafaranga. Usanga ni nk'ako kanya, nk'ubu twicaye, nk'ubu unyumva kano kanya, nshobora kubandikira gusa message, ako kanya amafaranga agahita yinjira, ariko inyungu bazankuraho nshobora kuzisanga mu gihe cy'umwaka. Amafaranga y'inyungu bankuyeho iyo nihangana, iyo mba narayazigamye, hari kuba hari ibintu byinshi cyane ntabaye muri famiye yanjye. Bityo rero nk'uko nkomeza kubivuga, usanga iyo wa savings utwo dufaranga twawe turi mu nzu, ni ukuvuga ngo uhora utuje, uhora wumva ko nta cyaguhungabanya, ko uba ufite ama protection ku mpande zose. Bityo ukagira, niba ufite umuryango, ufite famiye, ufite abana, ugasanga nta mwago ufite, ibintu byose muri make, ufite urukundo, uriya muntu agwa neza, uriya muntu ni umuntu mwiza, aganira neza, nta mutima mubagira, nuko burya yamaze kwiproteja, azi ko yuzuye ku mpande zose. Savings ze zimeze neza, investment ze zimeze neza, urumva ubwo ni na dépenses ze akora uko ashoboye, akazigabanya uko ashoboye kose. Ayo ni amategeko. Twarebye n'umukino uburyo ukinwa. Umukino twabonye yuko ugomba kugira ibanga mu mukino ukina, nk'uko n'amakipe n'amakampani yose agira ibanga uburyo akora. Tuza kubona uburyo ushaka abakozi beza bagukorera, koko ntuzigera utera imbere uri wenyine, ukeneye abantu muzakorana mu iterambere, byanze bikunze ukeneye abantu bajijutse bazi ibyo bakora. Ubwo ikindi ukazajya uhora ukurikirana, wandika hasi ibyo ukora, kugira ngo nibura mu gihe cy'amezi 3, 6, 9, umwaka, urebe ibyo wakoze, ibyo utashoboye kugeraho, ibitakigezweho, ibyo ugomba guhindura, bityo. Noneho tuza no kureba intumwa, umuhanuzi Aburahamu, uburyo yaganiriye n'Imana, aho kugira ngo asabe Imana amafaranga, ahubwo yasabye Imana ibyo bita wisdom na knowledge, aribyo nakwita ubugenge n'ubumenyi. Kubera ko Aburahamu yaramaze kubona ko amafaranga ari ikintu, iyo udafite ubumenyi, ari ikintu kigutera ibibazo aho kugira ngo kigukize ibibazo. Ubundi amafaranga ni nk'inyundo. Inyundo burya nta kibazo itera, ahubwo uyifite mu ntoki ashobora gushwanyaguza ikintu cyangwa akayubakisha ikintu. Bityo rero iyo udafite ubumenyi, ingaruka z'amafaranga zikugeza kure, nk'uko twabibonye kuri video yabanje y'uriya muvandimwe Mike Tyson, ukuntu byamugendekeye. Bityo rero uyu munsi nabateguriye kugira ngo turebe noneho abo byanyuzemo, abagize amahirwe ibintu bigacamo bikameza neza. Nabo nta bandi ni umuryango wa Mike Jackson. Mike Jackson akaba avuka ku babyeyi babiri, ari we Joe cyangwa Joseph Jackson, n'umubyeyi n'umumama witwa Catherine Jackson. Joseph Jackson akaba yaravutse mu 1900
igihumbi yavutse mu 1928. Catherine Jackson avuka mu 1930. abo babyeyi rero uko ari babiri bavukiye mu mujyi wa New York, aho bari mu gihe cyabo. Icyo gihe hari ubukene buteye ubwoba, ubuzima aribwo bita ngo ni tafu, bitoroshye. Ariko uyu Joseph ariwe Joe Jackson, ariwe papa wa bano bacuranzi, we akaba yari umukanishi yakanikaga ibintu byitwa cranes. Cranes ni ibyuma akenshi bizamuka bijya ahantu hejuru kure cyane mu bintu babubatsi iyo bubaka etage. Kiriya cyuma kizamura ibikoresho biremereye kuri etage y'ijana, ya 50, ya 80, kiriya cyuma kizamura. Rero we niwe wagikoreshaga, uwo musaza cyangwa uwo mubyeyi witwa Joe Jackson. Noneho uretse n'icyo cyuma, ubundi ngo akaba yarigeze gukina iteramakofe. Mu buzima bwe, mu busore bwe, akaba yarakinaga iteramakofe. Kandi ureke n'ibyo, akaba yarakoraga n'umuziki, akaba yarakinaga gitari mu tubare cyangwa mu makaritsiye aho yari atuye, mu miziki bita uzumva abasore bita R&B, ariyo bita Rhythm and Blues. Ariyo icyo nshatse kuvuga ahangaha, we yacurangaga muri bande, muri orchestre yo mu karitsiye nyine, yacurangaga iyo miziki ya R&B. Tugeze noneho ku mubyeyi Catherine, ariwe mama wa Michael Jackson. We nta kintu cyinshi yakoraga, yabaga ari mu rugo arera abana, akaba yarakinaga ariko ngo na piano, akaba kuri piano yarakoragaho. Uyu mubyeyi rero yashoboye kubyara abana 10, nubwo bwose hari umwe witabye Imana akivuka. Abashoboye kuba bazima ni abana 9. Muri abo bana 9 rero akaba harimo abana 3 b'abakobwa, hari witwa Rebi, Lataya n'uwitwa Janet. Harimo abahungu 5 harimo uwitwa Jackie, Tito, German, Maron and Randy. Abo ni abahungu 5 kuri bano babyeyi. Ubwo hakaba harimo na Michael Jackson wa 6, umva ko bose bagize 9. Rero tugikomeza rero, ukuntu akenshi amakuru muzumva kuri uyu mubyeyi ariwe papa Michael Jackson, yari umusaza kubera ubukene, ibibazo bari bafite muri icyo gihe mu makaritsiye atuyemo. Abana benshi barimo gupfa kubera ibiyobyabwenge, akazi kadahari, ibintu bavuga ko nyine ibintu bikomeye. Uyu musaza yagerageje gushyira abana be ku murongo. Urabona kubyara abo bana bose ni ngombwa ko abo bana bagomba kugira icyo bazimarira. Ni umuntu umwe ukora mu rugo, umusaza niwe uzana byose mu rugo, niwe uhaha byose. Byanze bikunze rero agomba gushyira abana ku murongo kugira ngo bazagire, nibakura bazagira icyo bakora. Kandi koko yashoboye kubigeraho. Ibanga yakoresheje ni iki? Nuko yagerageje kuba tough. Nta mukino umubyeyi yagiraga, abana yabahaye discipline, nyayo yayindi. Ariko umwana nta mukino. Ni nabyo bintu muzabona mu binyamakuru uyu munsi bamurega ko yahungabanyije abana, ko atafataga abana neza. Ariko ibyo ni abantu baba bashaka kumusebya. Ni kwa kundi umubyeyi iyo afatanyije cyane cyane n'umufasha we, bashaka ko abana babo batazajya kuba batazajya kuba ba mayibobo, batazajya kuba abana bata ishuri, aho kugira ngo bajye kwiga bagire ubumenyi, ahubwo ugasanga babaye ba mayibobo. Kubera ko cyane cyane muri community aho ubukene buvuza induru, usanga abana benshi bumva ko bakwigumira hanze bakajya mu biyobyabwenge. None uyu mubyeyi yabonye ko icyo kintu cyo cyica community, ahitamo kubashyira ku murongo. Yabatoje umuziki, kubera ko nicyo kintu yabonaga imbere ye hari icyo cyazavamo ikintu. Umuziki barawiga pe, cyane cyane ko nawe yari afitemo
ubumenyi na mama afitemo ubumenyi barabubatoza pe. Noneho kubyina byo bizamo kubera ko muri kominote y'abirabura ibintu byo kubyina byo ni ibisanzwe, ni kamere, wagira ngo ni ibintu biri muri DNA yabyo. Ubwo abana nyine muri make barakura bageraho nyine umuziki uraba. Ndashaka mbabwire yuko uyu musaza yatangije ibyo bita Jackson 5. Iyo Jackson 5 ikaba ari groupe y'umuziki yatangiye icuranga mu tubare kugira ngo babone akantu banatangire bamenyekane. Ubwo icyo gihe Michael Jackson yari akiri mutoya, yari atarageza igihe cyo kuza ngo nawe ajye mu muziki. Ubwo rero abasore barakomeje bakora ibitaramo bajya hirya no hino, nibwo Michael Jackson yakuze nawe aza abasanga, babwo yinjira muri groupe. Yinjiye muri groupe nono n'impano no kuba ari gatoya ariko kana karimo. Ubwo muri make ubwo akomeza umuziki we uranamuhira we Michael Jackson, ibintu biba muri make asa nkaho agize amahirwe no kuba baramugiragiye koko yari we wari mutoya nyine, baramufasha bakamutonesha birumvikana, ariko biza gukomeza aho ngaho umuziki ugira icyo uzana muri famiye, ibintu bigenda neza. Ariko rero mu mikurire y'abano bana niko hagiye, urabona burya amafaranga hari ukuntu nayo nk'uko twabibonye muri zindi video atera ibibazo rimwe na rimwe. Mu makontra bagiye bagira kontra ya mbere bayibonye muri Motown industry ni company yari icyo gihe yari ishinzwe ibintu by'umuziki, ikaba promotinga ibintu muri za studio, ibintu nk'ibyo byose. Ntibatinze haza kugira uburyo bashaka kuvamo, koko ntibari bishimiye uburyo Motown yabafataga. Ariko Tito Jackson, umwe umukuru muri famiye, akaba yararongoye umukobwa wa diregiteri w'umuyobozi w'icyo kigo, ari nawe nyiracyo. Tito rero ubwo mu gihe abandi bashaka kugenda, we ntiyashoboye kugenda, koko urumva ni sebukwe, urumva niba se famiye Tito famiye babona bakagombye gukora neza ahandi, babona amafaranga menshi ahandi batari kumwe n'uyu mugabo Tito, we byatumye asigara, abandi baragenda. Nibwo Michael Jackson 5 yasaga nkaho itangiye kugenda biguru ntege, nibwo Michael Jackson icyo gihe yatangiye kugenda wenyine, n'abandi bose bagenda batangira gukora bonyine ku giti cyabo, kubera ko babonaga kugenda. Koko Motown yashatse kubarega kugira ngo ntibagende, kubera ko hari amakontra bari barasinye ibintu nk'ibi byose, ariko nabo bakabona kuguma aho ngaho, atari bakabona ko muri make barimo amahirwe yabo atari aho ngaho. Ubwo rero byarakomeje, Michael Jackson nibwo nawe yatangiye gukorana ibintu bye ku giti cye, imiziki, kubera ko yabonaga kujya mu zindi mu gukora bande n'abavandimwe be bisa nkaho bigoranye, nibwo buri wese yagiye akora ku giti cyabo. Michael Jackson rero ubwo yarakomeje akora umuziki nk'uko mwabibonye, niwe wakomeje akora imiziki myinshi cyane, nubwo bwose bamwe bamurega ibintu byo kuba ngo yarataye famiye, yarataye atarakundaga uruhu rwe. Ibiya byose nababwira yuko ari ibintu byo kumusebya, ntago ariko bimeze. Hari igihe abantu situation bagezemo cyane cyane ya kiriya gihe bari barimo, ugomba kugira ngo niba ushaka kugira ngo impano yawe uyigaragaze uyibyazemo umusaruro, ugomba gushiftinga mindset zawe, ugomba guhindura uburyo utekereza. Urahitamo, urapfa uri umukene n'impano yawe, cyangwa ujye kuri ba nyakamwe, babandi bafite amafaranga bakugeza kure, ugakora kugira ngo impano yawe igaragare. Nibwo uzamubona noneho yinjiye, uzabona Michael Jackson ari mu bazungu. Hariya nuko yashaka kugira ngo impano ye ayigaragaze, kandi koko yarayigaragaje kugeza na n'ubu ngubu. Niyo mpamvu uzumva bamwita the king of the pop, koko yarabyerekanye ko ari the king mu muziki kugeza na n'ubu. Iyo uteze amatwi kumva umuziki wa Michael Jackson, nta n'umuntu n'umwe ushobora kumwigerereza,
n'abazaza bishobora kuzafata igihe kinini kugira ngo bazagere ku muziki wa Michael Jackson. Niyo mpamvu uzumva mbere y'uko apfa yitaba Imana, uzumva mu miziki ubwo yitabye Imana mu mwaka ibihumbi bibiri na kangahe Michael Jackson, nibwo ndaza kubikurira. Michael Jackson ndakeka 2009 nibwo yitabye Imana. Icyo gihe rero ndashaka mbabwire yuko hari indirimbo yakoreye muri Brazil, No One Care About Us. Iyo ikurikiranye neza nibwo wumva ko Michael Jackson n'inzira yose yanyuzemo y'ubuzima hari ikintu kinini ubwirabura bwari bukimurimo, asa nkaho yicuza ibintu byose yahuye nabyo. Si no kwicuza, no kuvuga ngo yaragiye abona hanze y'ubwoko bwe, hanze ya community ye, hanze y'abirabura uburyo ubuzima bumeze, abona ko muri make isi nta shimwe igira. Isi burya ko tuyibona siko imeze. Isi rimwe na rimwe tugomba kuyitondera kubera ko hari byinshi isi isa nkaho ari ingome. Bityo rero kubera ko we asa nkaho yari yaratanye, byaje nta kundi, ubwo nyine isi igihe cye cyarageze yitaba uwamuremye. Ariko basigaye rero nibo dushaka ko tuganiraho cyane, na n'ubu ngubu baracyari aho ngaho, baracyari abagabo, baracyakora ibikorwa byabo, baracyatera imbere, n'abana babavutse baracyatera imbere, n'abuzukuru babo baracyatera imbere, bameze neza. Dore ibanga rero, aba ngaba bakuriye muri famiye ya papa na mama, bari babonaga ibibazo imbere yabyo barabyitegura. Muri bo rero bari bagifite umuco wa kera, ukizi agaciro k'ejo hazaza, bari bazi ibanga ry'ubukire. Ibi bintu ndimo kubabwira, amategeko y'ubukire 75%, 15%, 10%, ntabwo ari ibintu bishya bivutse uyu mwaka cyangwa umwaka ushize. Ni ibintu byahozeho na kera n'abakurambere bacu bakoze. Ahubwo ikibazo nuko twebwe uko twagendaga dukura, generation uko zigenda zihinduka, abantu duta ibyacu tukirukankira ibibengerana tuzi ko ari zahabu. Nicyo kibazo, nicyo nacyo kitwica akenshi. Ugasanga uyu munsi niwo munsi, turabaho uyu munsi, ibyejo bibara abejo, abana n'akazi kaba abejo. Uyu musaza rero Joe Jackson, ise wa Michael Jackson, uyu mugabo yatekereje ejo hazaza h'abana n'abuzukuruza. Bigaragara yuko umukino w'ubukire yarawuzi, amategeko y'ubukire yarayazi, ayigisha abana be. Abashoboye kumukurikira bose ubu ngubu baracyariho, bameze neza. Urabona ko niyo ukurikiye amakuru yabo usanga bagifite heza hazaza. Niyo mpamvu rero nari nahisemo kugira ngo mbahe kuri no rugero rw'iyi famiye yakoze amategeko y'ubukire, arayakurikira, n'umukino w'ubukire arawukurikira, bakamenya n'iryari wakomeza ushaka ubukire na n'iryari wahagarara. Kubera ko hari igihe biba ngombwa ko uhagarara, kubera yuko aho ugiye umutekano ushobora kuba atari mwiza, kugira ngo ubanze urebe uko amasoko ahagaze. No muri business niko bigenda. Iyo wumva abantu bakubwira zino byitwa ngo online market, za online market zibabyita aho bagurisha ama company, bagurisha ama shares, bagira igihe shares zigwa, bakagira n'igihe shares zihaguruka. Izi market rero iyo uri umuswa, bakugisha ko bakubwira ko ngo nubona isoko ryaguye nibwo ujya kugura, nubona isoko ryazamutse kura mwayawe. Abahanga rero bo barakubwira ngo nubona isoko ririmo kuzamuka rimanuka, wowe byihorere, izo baze wigira umuswa. Kubera ko iyo rimanutse kano kanya nibwo abantu batangira kugura, iyo rizamutse bagakuramo amafaranga. Hari igihe noneho rigwa rikagwa koko,
abantu bakagira ngo bahombye, wowe ukagumamo, none rikazazamuka rikarengana hahandi ryari riri kure, ryari riri imbere. Nibwo rero aho ngaho abahanga bakuramo amafaranga. Nibwo uzumva bano ba Warren Buffett bakubwira ko icyo gihe umuhanga ategura akabona amafaranga meza, kubera ko muri we ntabareba ejo, ntabareba icyumweru gitaha, ntabareba ukwezi gutaha, ntabareba amezi atandatu. We abareba afite vision na discipline y'igihe cy'imyaka 10, 20. None niba ibintu bibaye kano kanya, ibintu bimwe birahinduka, we oya ntago bimuteye ubwoba. We azi ko ibi bintu gahunda ze n'iby'igihe kirekire, uko byagenda kose nta kiri bumuhindure. Discipline ye ni yayindi, focusing ni yayindi, imyaka 15, 20 yihaye, kubera ko azi ko muri kiriya gihe nibwo azatangira umushahara, kuko azi ko market, isoko ryose uko rimeze, uko ryagenda kose rigira kumanuka no kuzamuka, rigira kumanuka no kuzamuka. Rero nta mpamvu yo gutitira, yo kugira ngo ubwoba ngo ugende ukuremo amafaranga yawe gukora ko isoko ryaguye cyangwa isoko ryazamutse. Oya, suko mu isoko bikorwa. Bityo rero kuri iyi family ya Michael Jackson cyangwa Joseph Jackson, umusaza yashepinze abana babo, abereka ejo hazaza uko ari wo ugomba kuhategura kano kanya. Nkuko namwe ndimo kubigisha mwese munkurikira, ko ejo hazaza hawe, habuzukuru bawe, habuzukuruza bawe haratangira uyu munsi. Ni wowe ugomba kuhashepinga uyu munsi, ugatekereza kuzigama kariya gatoya, kari usuzugura. Reba urubuto dushyira mu itaka, bashyira mu itaka abahinzi, uburyo ko ari gatoya. Imana yabikoze kuriya ku bushake kugira ngo biduhe amakuru. Akantu kose ubitse ari gatoya, gato mwibanga, byanze bikunze nyuma y'igihe kirekire, imyaka 10, imyaka 20, gahindura ubuzima bw'abantu. Bityo rero nawe uyu munsi niba urimo kunyumva, niba unteze amatwi, tangira ushyira urubuto, uzigame duke ushoboye, twa tundi ubona usuzugura dushyira ahantu utuzigame. Ubwo utangire urebe ku mategeko y'ubukire, urebe uburyo umukino w'ubukire ukinwa, maze nawe mu myaka 5 iri imbere uzirebe uvuge yes, narabikoze, harahongejeje, muri indi myaka 5 ibintu bizahinduka, ntabwo nzaba nkiri wa wundi. Bityo rero mukomeze mugire umunsi mwiza, ubwo naho butaha. Ciao.